Bakunzi bacu mwiriweho mwaramutseho muraho neza bari hirya no hino nongeye kubasuhuza nk'uko mujya mudukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye Canada, Amerika, Sweden ndetse mu Rwanda n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye nongeye kubasuhuza. Rero uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro gito cyane, niyo mpamvu ngusaba iminota mikeya kugira ngo ugikurikire kubera amakuru arimo y'ingenzi cyane cyane. Ndabwira ku bantu batinya gutangira ubworozi bw'inkwavu, dore ibisubizo n'ibibazo byose abagitangira korora cyangwa se ababitekereza bajya bibaza bakabiburira ibisubizo, bityo bikabatera ubwoba bwo kuba batangira umushinga. Abantu benshi rero twagiye tuganira barambajije bati Samoni, ko nshaka korora inkwavu ariko ngatinya, nakora iki? Ni ukuvuga ngo bimwe mu byo batinya harimo gutinya gutakaza amafaranga, akavuga ngo nabashoreye ubusa. Hari abatinya indwara, bavuga ngo inkwavu zirapfa cyane. Hari abatinya kubura isoko, bavuga ati se nzoroye ntizibone isoko. Ariko muri iyi video mbazaniye igisubizo. Ndashaka gusubiza ibibazo nyamukuru bituma abantu batinya korora inkwavu mu by'ukuri mu buryo bworoshye rwose. Ngiye kubibasubiza bifite fact, mbahe na fact. Murabizi ntago njya mbaha amakuru ariho ivumbi, mbaha ibintu nateguye kandi nanjye nakoreye ubushakashatsi, kandi ni n'ibintu mbamo umunsi ku munsi ku kijyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Ni ukuvuga rero ndashingira cyane ku bya hano iwacu mu Rwanda. Nk'uko mubizi channel yacu ni Iwacu Connect, ni uguhuza iby'iwacu biri hafi yacu hano mu Rwanda. Ubwo rero ndagusaba kugira ngo urebe video irangize kugira ngo ubashe kubona amakuru yose nabateguriye. Ikindi ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, ariko uwayikoze ntiyongere gukora uvanyeho ryajwi ryawe. Hanyuma n'uwayikoze akore na share ndetse anadushyire muri comment atubaze ikibazo twaba twibagiwe kuba twavugaho, cyangwa se we icyo yaba afite cyihariye. Ni ukuvuga ngo duhereye ku kibazo cya mbere, reka nihute. Abantu bagiye bibaza ngo se inkwavu ntizipfa cyane? Ese ko twumvise kwa runaka yazoroye ariko zikamupfana, ugasanga inkwavu zirabyaye abana barapfuye, ugasanga mbese afite ubwoba. Nicyo kintu cya mbere umuntu wese utekereje umushinga w'inkwavu ahita atekereza. Iki gisubizo rero nkuzaniye kiravuga ngo wigira ubwoba. Ukuri ni uku, inkwavu ntizipfa kuko zoroheje cyangwa se kuko ari ubwoko bwazo ngo ni inkwavu. Inkwavu zipfa kubera amakosa dukora, kubera uburyo zitabwaho, kubera management yazo n'imikurikiranire yazo itameze neza, cyangwa se ituma zitabaho nyine neza, bikaba byatuma habaho gahunda yo kuba zarwara cyangwa se zigapfa. Ni ukuvuga ngo reka mbahe ibimenyetso, mbahe fact. Nuko indwara nyinshi z'inkwavu zituruka ku mwanda. Umwanda mu kiraro narabibabwiye, ikiraro kiba kigomba kugira isuku nshuti zanjye. Umwanda buriya niwo wa mbere utuma inkwavu zawe zishobora kurwara bikageza naho gupfa. Ikindi cya kabiri, amazi mabi. Narabibabwiye, iyo uha inkwavu zawe amazi mabi uba uri kuziroga. Nk'uko n'imirire yazo nayibabwiyeho igihe kinini. Ibyatsi tuzigaburira, ibiryo tuzigaburira nibyo bishobora gutuma za nkwavu zipfa. Ariko ubundi ntabwo zipfa kubera ari itungo ryoroshye cyangwa se ngo zipfe kubera ari ubwoko bwazo. Icyo wakora rero ni uko iyo hari isuku, igipimo cyo gupfusha inkwavu cyawe kiragabanuka ku kigero kiri munsi y'10% rwose. Nta kibazo inkwavu zawe zishobora kugira. Ni ukuvuga ngo ibyo ugomba kwigengeseraho ni ibihe? Ni ibintu ngiye kukubwira bigera kuri 3 cyangwa 4. Icya mbere, kaje imeze neza, yumutse, idatose, itanyagirwa, ya indi urukwavu rutabanamo n'amaganga ngo rubanemo n'amahurunguru.
kaje y'urukwavu imeze neza. Icyo ni icya mbere mu kunoza ya suku. Icya kabiri ugomba kwitondera, umwuka mwiza. Nimba abwira umwuka, ntabwo ari umuyaga mwinshi uzagenda uzishyire ku karubanda usange ziri gukubitwa n'umuyaga mwinshi cyane. Umwuka mwiza ni wa mwuka hahandi zitabana n'ibindi byuka, byaba ari imyotsi, byaba ari amafumbire, byaba iriya amaoderi apika ashobora kuzitera indwara z'ubuhumekero. Ahantu hari umwuka mwiza. Hanyuma icya gatatu, amazi meza. Amazi meza ni kimwe mu bigira ya ndyo y'urukwavu. Muri kunkurikira neza. Hanyuma icya kane ni imirire yazo. Narabiberetse uburyo utegura ibiryo by'inkwavu. Ntabwo zirya ibiryo bitose, ntabwo zirya ibiryo bibisi birimo ibizi byinshi kuko bizitera guhitwa, ntabwo zirya inteja, ahubwo zirya ibiryo byumutse, zikarya ibiryo byumye, zikarya n'ibyo mu ngana, amapereti. Ni ukuvuga icyo gihe ibyo bintu uko ari bine iyo wabyitayeho, inkwavu zawe zibaho neza rwose, nta kibazo na kimwe rifite. Ni ukuvuga rero urukwavu si itungo ripfa cyane cyangwa ripfa uko ryiboneye, ahubwo ni itungo risaba isuku, risaba kuryitaho, risaba no kurikurikirana ubuzima bwaryo umunsi ku munsi. Reka tugende ku kibazo cya kabiri bagiye bambaza, abantu bagiye bibaza ngo ngo sizatakaza amafaranga yanjye, investment, amafaranga ngiye gushora. Bajya bambaza ngo bubakira ibiraro, ese amafaranga ngiye gushora singiye kuyaroha, ese nzayagaruza, ese ugasanga buri wese arimo arakibaza. Ariko dore igisubizo nakubwira, ntugire ubwoba. Ubworozi bw'inkwavu ni bumwe mu bworozi busaba igishoro gitoya. Impamvu ni iyi, ni uko ushobora gutangira ku nkwavu 5, hagati y'5 n'10 ushobora kuzitangiriraho mu gihe gito ukaba wageze ku ifamu nini. Impamvu ni iyihe nanone, ibiryo ni bikeya zirya za nkwavu zawe, kandi biba biva hafi y'urugo, biba biri around impande yacu. Bino byatsi byose inkwavu zirabirya. Icyo ni icya kabiri kigaragaza yuko utazatakaza amafaranga mu kuzishoramo. Ikindi cya gatatu ugomba kumenya kuri iki kibazo, ni uko igihe cyo kubona umusaruro ni igihe gitoya. Nyuma y'amezi 3, amezi 4, rwa rukwavu ruba rubyayemo inshuro 2. Narabibabwira, urukwavu rubyara nyuma y'ukwezi kumwe, ruhaka iminsi 30, rukaba ruguhaye abana bake rushobora kuguha ni 6 kuzamura, cyangwa se reka tuvuge ko ruguhaye 5. Watangije inkwavu 10 zimbyeyi, nyuma y'amezi 2 waguze inkwavu zigiye kwima, nyuma y'amezi 2 zirabyaye, rumwe ruguhaye 5, nyuma y'amezi 2 si inkwavu 50 uzabugize, ugahita wongera ukabangurira, nyuma y'amezi 4 uzaba wamaze kugira inkwavu 100. Ni ukuvuga rero ntago kuri cya gishoro cyawe gitoya watangije nyuma y'amezi 4, ahubwo izo uzaba ugize ntabwo uzaba ukibasha nawe ubwawe kuzihaza. Nuba waragurishije uzaba waramaze no kugaruza ayawe. Ni ukuvuga rero hano iwacu mu Rwanda ugereranyije n'andi matungo, risike ni nkeya cyane kuba wagira igihombo. Igihombo ni gito cyane rwose. Iyo utangiriye rero ku mubare mutoya, risike igenda igabanuka, cyangwa se imbogamizi zibasha kugenzurwa neza, ukabasha kwita kuri amatungo yawe neza, ukabasha no kugira ubumenyi buhagije ukazigaho, ukiga kuri amatungo yawe kugira ngo aguhe umusaruro mwiza kandi agusigire n'ubumenyi, umenye naho wahera wagura. Nongera kubakangurira gukomeza gukurikira video kugera irangiye kugira ngo murebe n'ibindi bibazo bagiye bibaza n'ibisubizo nawe wabyibaza, cyangwa se na mugenzi wawe yabikubaza ukaba wagira icyo ubona umusubiza. Utarakora subscribe ayikore, ni fondation muri kutwubakira kugira ngo ibiganiro byacu natwe bijye bikomeza gutera imbere. Ikibazo cya gatatu baribajije ati se Amon,
koko ibi bintu uba utubwira nibyo koko isoko ryabyo rirahari, cyangwa kuba ari ukutubeshya ni ibyo kugira ngo bya YouTube. Nakubwira ngo iki kibazo cyawe kirumvikana cyane, kirumvikana pe, ariko reka nkumare impungenge, isoko rirahari, ahubwo ikibura nicyo turishyiraho. Impamvu ni iyihe? Impamvu ya mbere, inyama z'inkwavu ziracyari nkeya ku isoko. Aha ndaguha urugero, uramutse ugize resitora imwe cyangwa akabari kamwe gahita tubiri, dushobora kuguha isoko ryo kujya utugemurira inkwavu 20 mu gihe cy'icyumweru. Akabari kamwe, inkwavu 20 mu gihe cy'icyumweru. Mu kwezi ubwo ni inkwavu 80. Ndakubwiza ukuri, ufite utubari tubiri ugemurira mu kwezi kumwe inkwavu 160. Ukwezi kwa kabiri iryo soko ntiwaba ukirifite kuko ntacyo waba ukirishyira. Bishatse kuvuga ko inyama zirakenewe, ziracyari nkeya ahubwo ku isoko. Amaresitora arazikeneye, utubari turazikeneye, n'abantu ku giti cyabo barazikeneye, kubera yuko ni inyama rwose y'umweru iri rekomande, cyangwa se buri wese asabwa kuba yarya, yaba ari urwaye diyabete, yaba ari urwaye n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zituma utabasha kurya inyama zitukura. Buri wese iyi ni inyama namuhitiramo, kandi ikungahaye ku ntungamubiri cyane kurusha n'izindi zigiye zitandukanye. Zirakungahaye kuri poroteyine ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ingingo nakubwira ni uko abenshi nibwo bajya kuzimenya. Ni ukuvuga ngo rero ubu nibwo bari kumenya ko inyama y'urukwavu iryoha, nibwo bari kumenya ko inyama y'urukwavu ari inyama y'umweru iryoshye, nibwo bari kumenya yuko ari nayo nyama ubu ngubu ihendutse ugereranyije n'izindi nyama ziri ku isoko hanze aha ngaha. So rero isoko rirahari, ahubwo aborozi turacyari bakeya. Ikindi ni uko umusaruro ku isoko ntawuriyo rwose, ntawuriyo. Ikibazo si isoko, ikibazo ni umubare w'abazorora, ni n'umubare w'izikenewe ku isoko zitari kujya hanze. Aha, reka tujye ku kibazo cya 4. Nakubwiye ngo ukomeze ukurikirane wowe numbye, kubera yuko bagiye bambaza ibibazo byinshi ariko nawe uri kubyibaza. Niyo mpamvu uyu munsi nabazaniye igisubizo. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya 4 bagiye bibaza ngo ese ntibitwara umwanya munini, ngo ese ubu nzabona uko mbikorana n'akandi kazi, ate ese ubu ngubu, ese ubu. Icyo nakubwira, wigira ubwoba, nta mirimo myinshi bisaba, ntago zizagufata umunsi wose, kuko ntabwo inkwavu zizagusaba kujya kuziragira ngo urazahuye ku gasozi. Reka da, ntabwo zizagusaba kuzirirwa iruhande umunsi ku munsi, ntibishoboka. Ahubwo icyo zigusaba ni uko uzigirira isuku ukanazigaburira. Iyo suku rero no kuzigaburira ni igihe gitwara iminota mike cyane, kubera ko nk'uko mwabibonye isuku yazo ntigora. Ziganga amaganga amanuka, zigahurungura amahurungura ahita amanuka. Ni ugukuraho twagiye dusigara inyuma, hanyuma ugahita uzigaburira. Nta kindi, ukazihindurira amazi, ukaziha amazi meza, ubundi ukigira mu kazi kawe. Ni umurimo idashobora kugutwara iminota irenze 30 rwose mu gitondo, hanyuma na nimugoroba ugiye kongera kuziha ibindi biryo, ukongera ukazifata iminota 30 ukaba wazigaburira. Ikindi cya 3 n'ingingo ya 3, izi nkwavu ntabwo zisakuza, nta nubwo zinanuka ngo uvuge ngo wenda ngo uzajya uhora wibambaritse ukora amasuku ya buri kanya ngo zitahanutsa, cyangwa se ngo nzajya mpora nkomakoma kugira ngo zidasakuza cyangwa se zitamoka. Reka da, ni amatungo adasakuza, ni amatungo meza cyane. Ni ukuvuga ngo ni itungo rishobora kororwa n'umuntu ufite akazi gasanzwe ka buri munsi. Ntago byamubuza rwose gukora akazi ke neza, kandi n'ubworozi akaba yabukora. Icyo cyo tucyumvikaneho, nuko kimeze. Icyo ubusabwa ni ukuhagera ukamenya ngo
inkwavu zanjye zimeze neza, haba mu gitondo haba na nimugoroba. Ikibazo cya gatanu kibanziriza icya nyuma, uyu munsi ntabwo ndi bubatindire. Hari abagiye bibaza ngo ese buriya ngo ubumenyi ngo ntabimenyane ngo uko ntabyize. Ntabwo rwose ntabwo igisubizo nkubwira ngo nta siyanse nta tekinoloji zidasanzwe inkwavu zisaba. Dore ibintu by'ingenzi bitatu usabwa. Usabwa isuku ihagije yo mu cyumba urukwavu rubamo, mu kiraro cyawe, ndetse n'isuku y'ibyo uzigaburira. Icyo ni icya mbere cy'ingenzi. Isuku rero ntabwo isaba masitazi cyangwa se kuba warize kaminuza. Isuku ni ibisanzwe. Icya kabiri ugomba kwitaho ni ya mirire myiza mpora mbabwira. Nimba umuntu yakubwira ati ibyatsi by'urukwavu bireke bibanze bihonge, wiyizigaburira ibyatsi bitose cyangwa se biriho urume, ibyo bisaba ubumenyi buhambaye. Icya gatatu ugomba kumenya ni ukubyaza ku gihe. Kumenya ngo urukwavu rwanjye rw'imye itariki n'iyi ruzabyara iki gihe iki n'iki, ni nyuma y'iminsi 30. Nyuma y'indi minsi 30 warangiza ukongera ukarubangurira. Ibyo bisaba ubumenyi buhambaye koko. Ni ukuvuga rero wigira impungenge ngo bizansaba ngo igihe ngo kuba mfite ubundi bumenyi ngo narize veterineri ngo menya ibyo bintu bitatu. Nibyo bintu bishobora kugufasha mu bworozi bwawe. Nta mashuri menshi bisaba kwiga bike, ahubwo ibyo bikeya wize ukabishyira mu bikorwa neza uko bisabwa. Nta siyanse rero hano, nta tekinoloji hano bisaba, nta formule hano bisaba, ni disipurine. Ukamenya ngo inkwavu zanjye ndazikorera isuku gutya, ndazigaburira gutya kuri aya masaha, ndazitaho muri ubu buryo ku bijyanye n'imyororokere yazo. So mbere yo gusoza rero nakubaza ngo ese hari ikibazo nawe ufite tutasubije, watwandikira muri comment, hanyuma tukazageraho ubutaha. Nkomeza kubashimira abakomeza kudukurikirana, bakaduha comment, bagakora like, bakanasharinga no ku bandi. Rwose murakoze cyane kugira ngo ubworozi bwacu bukomeze bwaguke. Hanyuma ikibazo cya nyuma wakwibaza, n'undi wese yakwibaza, nanjye nakwibaza, n'undi yakubaza. Hari abajya babibaza bati ese ubu nanjye nabishobora, ugasanga nta confidence yifitiye yuko nawe yabishobora. Urugendo rutoroshye, ariko ngiye ku bwanjye ndagushimiye kubw'imbaraga wagiye ushyiramo n'uburyo wagiye utangira n'imbogamizi zikagenda ziza, ariko bikaba hari aho bigeze uyu munsi wa none. None abantu bagira impungenge zo korora inkwavu, wababwira iki kijyanye n'umushinga wo korora inkwavu? Hari abo tujya tuganira bati ibiraro birahenze, bati kubona yewe n'icyororo ugasanga bari kuvuga ngo icyororo, wenda cyo turaza kubiganiraho tugeze mu nkwavu kijyanye n'icyororo. Ariko wenda mu ncamakeya ni iki wabwira abantu ku kijyanye n'ubworozi bw'inkwavu? Umuntu ushaka gutangira mwumva wamubwira iki nibura? Donc abantu nibatinyuke, nibatinyuke kubera ko uvuga ngo biragoye cyangwa se ngo ni urugendo rutoroshye, uwo nutinya kujya ku rugamba. Ahubwo inama nge ngira abatugana, donc mbabwira ko aho gutinya gutangira ngo udatsindwa, uratangira ugatsindwa ahubwo ukiga. Kubera ko ngira ngo urabizi hari abantu bitiranya gutsindwa bakavuga ko ari ikinyuranyo cyo gutsinda, ariko burya ni ibintu biri mu mujyi umwe. Gutsindwa ni igice cyo gutsinda. Donc ntabwo ushobora gutsinda utatsinzwe, ntabwo bishoboka. Ahubwo uratsindwa wageraho ukiga ukongera. Niko twiga no gutwara amagare, ngira ngo urabyibuka. Wasangaga umuntu afite ibikomere cyane, igare ukarinyonga ugakubita hasi kubera utarabimenya, ariko wagera nyuma ukarinyonga neza cyane. Wari ugize uti rero kubera icyo abantu bavuga ngo biragoye, ntabwo bigoye, ahubwo hagora gutangira no kwiyemeza. No kwiyemeza
noneho iyo atangiye agenda atinyuka, noneho baravuga ngo burya umuntu aryoherwa arya. Ni umufaransa wabivuze ngo n'igifaransa cyumva se nari kubivuga kuko nabonaga umeze nk'umujeni, nubwo mbona ufite ubwanwa ariko umeze nk'umusaza, bamanza nawe ufiteho imyaka, ariko ndabona uyaganura urukwavu appétit vient donc amanje. Ubwo rero umushinga urabona iyo urimo ugenda utegura imitego buhoro buhoro kugeza ubwo ugera ahantu noneho ukumva udafite nta burenganzira ufite bwo gusubira inyuma. Yego. Donc nicyo nabwira abadukurikiye, cyane cyane urubyiruko barimo barashakisha uburyo bwo kubona amafaranga, rimwe na rimwe bakishora mu bikorwa bitari byo, ariko bajya mu mishinga cyane cyane ubu bworozi bw'inkwavu ko ntabwo busaba igishoro kinini nkuko wari ubivuze, nta nubwo busaba umwanya munini. Donc ni ahantu hatoya, inyubako nazo nta kigoye kirimo. Ngira ngo wari wakomojeho ko nawe uri umworozi kandi ko kuri we nibakugane mu majyepfo, mugane Amoni, amajyaruguru hano turahari, Soso Rabbit Farm turahari, tubatinyure tubereke ko birashoboka rwose. Ni ibintu bishoboka kandi bishobora kuvana umuntu ku rwego rumwe bikamugeza ku rundi. Ngira ngo nuko nakwisobanura ku kibazo cyawe. Ibisubizo naguha ni yego, nawe wabishobora niba ufite aho wazororera, aho wazishyira. Narabibabwiye, zijya ahantu hatoya, haba ari kuri clôture dushobora gushyiraho ibiraro, haba ari zijya ahantu hatoya. Mwarabibonye yuko ibiraro byacu biba bigerekeranye, ushobora kubigereka kabiri cyangwa gatatu cyangwa n'inshuro enye, byose birashoboka. Ni ukuvuga ngo nimba ufite espace ntoya, umwanya muto wari wo wose wazishyiraho, ushobora kwiga ukagira ubumenyi bw'ibanze kandi ukagira patience cyangwa se kwihangana, ubundi byose bihita bishoboka ako kanya. Ukuri guhari rero nuko abenshi batsindwa, ariko si uko biba byanze, ahubwo nuko baba batihaye umwanya uhagije ngo bavuge bati reka twige uko ibi bintu bikorwa, tugire ubumenyi bw'ibanze, hanyuma tunagire n'umwanya wo kwihangana, tukore ibintu neza, tubikore kinyamwuga. Si ubwenge rero bidasanzwe bisaba, ahubwo ni kwa guhozaho, ni kwa kwihangana. Hanyuma rero nshuti zanjye, ni ibyo bibazo nari nagiye mbategurira by'ibanze by'ingutu abantu bakunda kumbaza, bikunda guca abantu intege kugira ngo bajye mu bworozi, ariko ndabahumurije, ndababwiye ngo ibintu birashoboka. Niba wari ufite ubwoba bwo gutangira ubworozi bw'inkwavu, nizere yuko ubu hari igisubizo wakuyemo, kimwe mu byo wibazaga cyangwa se bibiri mu byo wibazaga. Ubworozi rero bw'inkwavu ntabwo ari amahirwe gusa, ahubwo ni ubumenyi, bwa bumenyi wize, bwa bumenyi turi kugukangurira, tuba tukubwira, hanyuma ukongeraho na discipline cyangwa kwitonda, ukihangana, ukagendera ku mahame agiye atandukanye y'uburyo wakororamo inkwavu. Niba we rero wifuza izindi video zisubiza ibibazo by'ukuri by'abatangiye korora inkwavu cyangwa se abifuza gutangira korora, kora subscribe kugira ngo nibizakurikira uzabashe kubibona, unasangize aya makuru abandi, cyane unatwandikire muri komenti ku kibazo icyo ari cyo cyose wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Sawa rero, Imana ibarinde. Turi kumwe na Iwacu Connect, tubagezaho ibiganiro byo kwiteza imbere binyuze mu mishinga igiye iciriritse. Ciao, turi kumwe rero. Nimero yacu ni ya yindi, tuyikoresha kuri WhatsApp n'ahandi hose wadukenera, tuvugisha. Turahari kugira ngo dufatanye twiteze imbere kandi twese dushishikaye. Sawa rero, buri wese namwifuriza ishya n'ihirwe kandi buri wese arashoboye.